yavukiye mu muryango wa gipagani. Se yari yaramuhaye ibiheko ndetse n'ingoro ku maboko. Yari yaramutwaye mu bapfumu ku myaka 8 ndetse ku myaka 10 yari yaragiye mu bapfumu bamuheza igiheko akagikenyereraho ndetse n'ingoro ku maboko kugira ngo bimurinde ibintu bitandukanye. Ariko kubw'amahirwe mu myaka yiwe 13 yahise akizwa. Amaze gukizwa yiyambuye bya biheko arabita ndetse na zangoro arazicagagura. Avuga no kundimi mu buryo budasanzwe. Abantu bavuye materaniro basanzwe ari kuvuga kundimi ngo yarafashe inkongoro ayizamuye hejuru. Abantu bayoboye icyabaye ariko baza kumenya ko yuzuye umwuka wera. Atashe mu rugo yo gukomeza twibuka umuvyeyi wacu tuvuga ibigwi n'amateka byamuranze. Turimo kuvuga umuvyeyi wacu witwa Revera Pasteur Mudagiri Tabazi Noah. Uyu munsi twabakusanyirije amwe mu mateka adasanzwe y'ubuzima bwe, aho tugiye kubabwira icyo umuntu yakwita biography y'ubuzima bwe. Hanyuma tuze gukomeza kubana ndetse n'ibindi byinshi tuzakomeza tubakusanyiriza ku buzima bwiwe. Ngiye uvugana namwe nitwa Pastor Ntagawa Noah, ndi mazina ye ni izina rye naryiswe nawe igihe najyaga kubatizwa ku mugeti. Yambajije amazina yanjye ndayamubwira ko nitwa Ntagawa Bienveni. Ahita amubwira ati wowe wafata n'izina ryanjye rya Noah ryakubera ryiza. Uyu munsi ndi mazina ye ndi gushaka kugera ikirenge muke, kandi Imana ndabizi ko izabinshoboza kuko yamaze no kunshoboza. Aho tugeze si hagufi kandi aho tugana nanone si hagufi. Uyu munsi rero tubahitiremo kubabwira amateka na bimwe mu byamuranze. Ninde Revera Mudagiri Tabazi Noah? Mudagiri Tabazi Noah yavutse ahagana mu mwaka w'igihumbi 1941 na kabiri 1942. Abyagwa n'umugabo witwaga Tabazi n'umudamu witwaga Nyamuhonga Sada. Bavutse ari abana 10 harimo n'umugabo witwaga Rugama witabye Imana. Akaba yari umuntu ukomeye cyane muri gospel, aho yabaye umurepresenta w'ikanisa rya KDC ndetse aguye muri barya baguye mu ndege. Yari umuntu utoroshye ku buzima bwa benshi ndetse n'ubuzima bwa gospel mu karere kiwacu. Ndetse n'umugabo witwa Mukata ari nawe mukuru we, nawe wabaye igihangange mu za gospel ndetse no mu ivuga butumwa. Yabaye no mu pasiteri ukomeye muri KDC nawe. Hanyuma rero yakomeje aba umuntu udasanzwe kuko yavutse no mu muryango. Papa we nawe ntago yari umuntu usanzwe kuko Tabazi ari mu bagabo ba mbere bagendeye mu ndege, bagendera mu ndege bagiye mu ivuga butumwa mu buzima budasanzwe. Nubwo asa n'umuntu utari warize ariko nanone yakoreshejwe iby'ibitangaza ndetse n'ibidasanzwe. Yashakanye rero n'umudamu witwa Ana wo mu muryango w'abagorora. Babyarana abana 6, abahungu 4 ndetse n'abakobwa 2. Ndetse kubw'amahirwe make baje kubyara Amasha ariko nanone ntiyabashije kubaho. Amashuri yize amashuri 6 abanza ayiga i Remera. Ashatse gukomeza muri école secondaire ntibyakunze kuko papa we yahise amusaba kujya mu kiraro ndetse no kuragira aramwemerera ahitajya mu kiraro, ari nabwo yahise anashaka. Imibereho yiwe isanzwe yaranzwe no kuba yari umuhinzi ndetse umworozi. Yabaye umwarimu wa école primaire, yabigishije gusoma no kwandika ndetse aba n'umwarimu wa theologie. Yabaye nk'umwami muri kare akarere kuko yatanze inama n'umusanzu ukomeye, haba muri education, haba mu iterambere, haba mu buvuzi, haba mu miyoborere myiza y'abashefu, igisirikare, igipolisi ndetse no guhuza n'amoko mu buryo butandukanye no guhagarika intambara nyinshi muri kare akarere ka Bijombo kubera impamvu y'ubuhangange, y'ubuautorité ndetse n'ubujyanama yagiraga. Ubugwa neza n'urukundo yakunze abantu byatumye abantu benshi bamukunda, bamugisha inama. Abo umujyanama w'abashefu ngiye ubabwira uganira namwe. Papa yabaye umushefu yabaye umushefu w'imyaka 29 yabaye atwaye hariya, ariko nanone Revera yakomeje amubera umujyanama, yaramufashije kugira ngo abashe kuyobora kare karere. Nubwo atari umushefu ariko yari umupasiteri ukomeye ku rwego yagombaga kugishwa inama no gutanga direction y'ibikorwa byagombaga kubera muri kare karere. Ubuzima rero bwa Gikristo, ninde uyu mugabo turimo kuvuga? Revera Pasteur Mudagiri Tabazi Noah, umubyeyi wa benshi.
yavukiye mu muryango wa gipagani. Se yari yaramuhaye ibiheko ndetse n'ingoro ku maboko, yari yaramutwaye mu bapfumu ku myaka 8 ndetse ku myaka 10 yari yaragiye mu bapfumu bamuheza igiheko akagikenyereraho ndetse n'ingoro ku maboko kugira ngo bimurinde ibintu bitandukanye. Ariko kubw'amahirwe mu myaka yiwe 13 yahise akizwa. Amaze gukizwa yiyambuye bya biheko arabita ndetse na za ngoro arazicagagura, avuga no kundimi mu buryo budasanzwe. Abantu bavuye materaniro basanzwe ari kuvuga kundimi ngo yarafashe inkongoro ayizamuye hejuru. Abantu bayoboye icyabaye ariko baza kumenya ko yuzuye umwuka wera. Atashe mu rugo papa we yamubajijeho izo ngoro zagiye ndetse na bya biheko kuko yari yaratwaye mu bapfumu baramurasaga. Atubwiye mu mateka yiwe avuga ko asazanye inkovu z'indasago mu mugongo ndetse no mu gituza. Hanyuma amaze kubita no kubicagagura kubera gutinya papa we ku bintu yarakomeye ngo yamubajijeho ibyo bintu yabirojeje, amubwira ko byatakaye kandi adafite ubushobozi bwo kuba yabitora cyangwa se aho byatakaye adashobora kuba yabibona. Ariko papa wewe ingo nawe yabonye gusa ko yakijijwe ko yabitaye, ahitamo kumwihorera, ariko nanone abona ko yamubeshye. Bivuga ko nta muntu n'umwe wamubwirije ubutumwa bwiza, ahubwo ko yabwirijwe n'umwuka wera, agasanga mwarimu akamusengera ndetse akanamwigisha, hanyuma agahita akizwa. Amaze gukizwa rero ahari muri 1953 nibwo yahise yakira aba akizwa ndetse ahita abatizwa no mu mwuka wera, aribwo yavuze ku ndimi mu buryo budasanzwe. Muri 1954 yabatijwe mu mazi, ariko kugira ngo abatizwe mu mazi yabanje gusabwa kurya ifi cyangwa inkoko, kuko mu mucyo wacu cyangwa se mu mucyo w'abakera bari barangwa no kunywa amata gusa, badashobora kurya amafi cyangwa inkoko. Ubwo rero byamusabye ko ashobora kugira gute abanza kurya ifi cyangwa inkoko kugira ngo yemererwe kubatizwa ndetse yemererwe anahamya ko yakijijwe. Yariye rero ifi ariko ntiyabashe ngo kwijya neza kubera ko yamuteraga nk'isesemi araruka, ariko ngo babone gusa ko yamajije kandi yari yahisemo kubikora. Bituma rero bigenda bute bamubatiza. Rero yakoze imirimo itandukanye akimara ku mukristo. Yabaye umukristo mwiza, yabaye umuririmbyi, yabayeho n'umucuranzi w'ingoma. Urumva abantu benshi abimana ihamagarira kugera kure ndetse mu gukora mu muhamagaro mu buryo budasanzwe, usanga Imana ibaheza impano zitandukanye. Niba yarabaye umukristo mwiza, akaba umuyoboke mwiza, byumvikana ko agomba kuba n'umuyobozi mwiza ndetse akaba n'umuririmbyi n'umucuranzi w'ingoma wo mu rwego rudasanzwe. Muri 1962 nibwo yinje mu muhamagaro wa nyawo. Yaravuye mu kiraro ndetse mu kiraro ngo yarose inzozi zikomeye, inzozi zibiri. Yabanje kurota abona ko ahabwa izindi nka nyinshi zirenze izo ngo yarafite. Abwirwa ko agiye kuba umwungeri mu buryo budasanzwe, iwe ngo atekeza ko agiye kuba umwungeri n'ubundi w'izindi nka nyinshi zirenze izo bari batunze. Ariko ngo mukanya yabonye undi mugozi ngo aravuga ngo uyu ngo abona umugozi umuhambiriye, ngo umuntu ngo aramubwira ngo iyo umuntu afite uyu mugozi, ngo uyu mugozi ntashobora kuvamo, ntashobora kuwigobotora cyangwa ngo yawihambure. Iyo umuntu aboshwe ngo n'umugozi ngo aba ari umugozi witeka ryose. Ubwo bwari ubupasiteri, bwari ubwungeri bw'abantu, yagombaga gukurwa mu bwungeri bw'inka akaja kuyobora abantu. Ubwo rero ni nabwo yahise anatangira ikanisa mu mitamba, aho abantu ngo benshi bari baraguye cyane muri icyo gihe. Rero ngo yabaye umushumba, ariko ikanisa ngo ryarimo abantu bakeya ku rwego rwari ikanisa gusa ngo rya papa we na mama we. Ngo abantu benshi baramusekaga, ariko nguko bamusekaga we agahitamo kubyishimira kuko bamwitaga ngo umupasiteri w'ababyeyi be cyangwa se umwigisha w'ababyeyi biwe. Hanyuma rero muri 1963 nibwo habaye intambara ya Mbere, ahungira muri Plene, aho yahise akomereza kujya ku ishuri i Bukavu hamwe na Ntagora Daudi, aho bize imyaka 2. Muri 1966 nibwo yahise ajya mu Bijombo, aba n'umwarimu w'ikanisa ndetse aba n'umwarimu w'ishuri rya Bibiliya. Muri 1969 Matayo niwe ngo wabaye pasiteri wo mu Bijombo, nawe amubereye umwarimu. Muri 70 yasubiye ku ishuri yiga iyindi myaka 4 ndetse ngo bamuheza buruse, ariko kubw'amahirwe makeya nanone baruyigita baje kumugirira ishyari. Ngo baravuga ngo umunyarwanda ntashobora kubona buruse ngo ajye kwiga hanze, bituma bayimuriganya. Ariko nanone nabo ngo ntabwo baje kwibona kubera ko yari yagiyemo ibintu by'uburiganya ndetse n'amashyari ndetse n'amoko.
yakomereje rero ku ndondo muri 74 asubira ku ishuri nanone i Bukavu, nanone muri 76 ayaba umwarimu wa Bibiliya mu buryo budasanzwe ariya mu karere ka Bijombo. Muri 78 nibwo amatorero iyo muri karere k'iwacu yikukiye bahabwa paruwase zine, rero nabwo yahise aba umupasiteri, umurevera pasiteri, ari nabwo yahise aba umurevera pasiteri wa mbere iwayoboye mu karere ka Bijombo, azanywe na Kajabika, aza no kungirizwa na revera pasiteri Kanyamarara kuri no munsi uhari. Aba rero umupasiteri wa Bijombo, umurevera pasiteri guhera muri 78 kugeza muri 2008 ubwo yasezeye yumva rushye ndetse ashaka no kujya mu kiruko cy'izabukuru, atsimburwa na revera pasiteri Kanyamararo n'ubu ugihari. Nibwo yahise akomereza rero i Kigali ajya muri ADP. Nukuvuga ngo uyu musaza cyangwa se uyu mubyeyi wa benshi atabarutse afite imyaka 84, afite imyaka 42 mu gakiza, afite imyaka 72 mu gakiza, afite imyaka 71 mu abatijwe, ndetse afite n'imyaka 47 ari umupasiteri. Imana imuhe iruhuko ridashira. Urumva no mubyeyi wa benshi, yabaye umujyanama, yabaye umupasiteri, yarabaye umukristo, arangije afite imyaka 72 ari mu gakiza, 72 akijijwe, 71 abatijwe, 47 ari umushumba, ari umupasiteri. Reka tumwifurize umuzuko wabera, tuzamubona kandi tuzamusanga. Mwakoze cyane. Umwami Yesu akomeza abane namwe. Mwari kumwe n'umushumba Pastor Ntagawa Noah from Burundi. Mwakoze cyane.